tugiye kuganira ku bimenyetso byakwereka ko ufite ibibyimba muri nyababyeyi. Ibibyimba byo muri nyababyeyi ni indwara yibasira abagore benshi, ariko ishobora kumenyekana kare kuko ibimenyetso byayo bigutera kugira amakenga, maze ukabona ko uri mu bihe bidasanzwe. Kurikirana kino kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenya bihagije ibimenyetso by'iyi ndwara, umenye ikiyitera kugira ngo ubone uko uyirinda, umenye n'icyo wakora kugira ngo uyirwanye. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ibibyimba byo muri nyababyeyi bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, kandi ibyo bibyimba bigira n'ingaruka zitandukanye, ndetse n'ibimenyetso byabyo bikaba bitandukanye bitewe n'imiterere y'ikibyimba. Dore ibimenyetso bizakwereka ko ufite ibibyimba muri nyababyeyi. Ibimenyetso bigaragaza ko muri nyababyeyi harimo ibibyimba bishobora gutandukana bitewe n'ubunini bw'ibibyimba, aho biherereye n'uko bigenda bikura. Ariko muri rusange, ibimenyetso bikunze kugaragara ni ibi bikurikira. Icya mbere ni ukuva amaraso cyane mu gihe cy'imihango. Umara iminsi myinshi uri mu mihango, nibura ukamara hejuru y'iminsi 7. Ikindi kandi habaho kwirenza igihe cy'imihango, mbese ukagira imihango ihindagura cyane amatariki atari ko byari bisanzwe. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubabara mu nda no mu mugongo. Ukunda kubabara igice cyo hasi cy'inda, ukanababara umugongo cyangwa mu matako bitewe n'uko ibibyimba bisunika imitsi. Ikindi kandi unywa imiti y'ububabare ikagabanya uburibwe ho gato, ariko ntibikire burundu. Ugahora kwa muganga utaka indwara imwe. Niba ibi bijya bikubaho, ihutire kwisuzumisha kwa muganga barebe ko nta bibyimba waba urwaye muri nyababyeyi. Ikimenyetso cya gatatu ni ukumva inda yuzuriranye kandi udahaze. Iyo ufite bino bibyimba mu mura, wumva ikintu kimeze nk'umutwaro mu nda, aribyo bituma wumva wuzuriranye. Kino gihe inda iba ishobora gutangira kugaragara nk'iy'umugore utwite, kandi nawe ubizi neza ko nta mwana uri mu nda. Ikimenyetso cya kane ni uko ugira ibibazo by'inkari n'iby'igogora. Iyo umugore cyangwa umukobwa arwaye bino bibyimba byo muri nyababyeyi, aranyaragura cyane nk'urwaye infection yo mu nkari, kandi akumva uku kunyara kudasanzwe, kuko ibibyimba biba byarasunitse uruhago bikamera nk'ibiri ku rukanda. Bikamera nka kwa kundi inda iba imaze gukura igasunika uruhago, bigatuma umugore w'indi imaze gusa nk'aho ibaye nkuru akenera kujya kunyara inshuro nyinshi, akanyaragura kandi nta bundi burwayi. Aha naho kuko ibibyimba biba byarasunitse uruhago, umugore agira tendance zo kujya kwihagarika kenshi cyane, kandi nta infection yarwaye, nta n'umwana uri mu nda. Ukumva kandi mu kiziba cy'inda haba hashyuhiranye cyane kubera umuvuduko w'ibibyimba kumura, cyangwa byabangamiye impyiko. Ibi bibyimba kandi bituma uribwa mu gihe cyo gukora igikorwa cy'urukundo. Urumva umuntu urwaye ibibyimba ntabwo yarangurura amabanga y'abubatse neza uko bikwiye. Ikimenyetso cya gatanu, uyu mugore cyangwa umukobwa urwaye ibibyimba muri nyababyeyi agira ibibazo byo gutwita, ku buryo ashobora kudasama kandi ajya mu mihango uko bisanzwe, cyangwa se inda yajyamo ikavamo kubera iba idafite aho kwisanzurira no gukurira. Niba uhorana ibyago byo gukuramo inda kandi ukaba nta mpamvu igaragara ibitera, kora uko ushoboye maze wisuzumishe barebe ko nta bibyimba ufite muri nyababyeyi. Icyitonderwa ni uko hari n'abagore bafite ibibyimba muri nyababyeyi ariko batagira ikimenyetso na kimwe, bakazamenya ko barwaye bino bibyimba igihe bagiye kwisuzumisha kwa muganga, atariyo mpamvu yari ibajyanye. Tuganire ku mpamvu zitera bino bibyimba byo muri nyababyeyi kugira ngo ubone uko ubyirinda aho bishoboka. Impamvu ya mbere ni ukugira imisemburo idasanzwe.
imisemburo ya estrogene na progesterone iyo iri ku gipimo cyo hejuru ishobora guteza ubwiyongere bw'uturemangingo muri nyababyeyi maze hakabaho ibibyimba. Impamvu ya kabiri ni imiterere y'imiryango, aribyo twita genetike. Mu kinyarwanda twabyita akarande cyangwa se uruhererekane rwo mu muryango. Impamvu ya gatatu ni ukuba uri mu myaka hagati ya 30 na 50 nabwo ushobora kurwara ibi bibyimba byo muri nyababyeyi. Niba ufite imyaka kuva kuri 30 kugera kuri 50, jya ukunda kwikurikirana kenshi kwa muganga wisuzumishe ko utaba ufite ikibazo cy'ibibyimba muri nyababyeyi kuko nawe ushobora kubirwara. Impamvu ya kane ni indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa izindi ndwara zifite aho zihuriye n'imyanya myibarukiro. Urugero, hari nka infection muri nyababyeyi ishobora gutuma habaho ibibyimba by'igihe gito cyangwa se hakabaho kudakura neza k'uturemangingo two muri nyababyeyi. Indwara ishobora kandi gutera ibibyimba muri nyababyeyi ni imitezi, mburugu cyangwa infection yo mu nkari iyo byabaye chronique ku muntu. Kuvuga ko byabaye chronique ni indwara zihora zikugarukaho kenshi. Hari nk'abantu bavuga ngo ngiye nkunda kurwara infection urinaire, niyo nyine infection yo mu nkari. Umuntu ukunda kurwara infection urinaire aba ari à risque cyane ko ashobora kugira ikibazo akaba yarwara n'ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ikindi nanone gishobora gukururira umugore cyangwa umukobwa kurwara ibi bibyimba byo muri nyababyeyi ni ugukoresha nabi ibikoresho by'isuku. Ni ukuvuga ngo uburyo wisukura uri ku mwanda mutoya cyangwa se uri no ku mwanda mukuru ugomba kubyubahiriza cyane. Akenshi ugakunda nko gukoresha amazi ukitabaza kuko ibikoresho bisanzwe hari igihe byagukururira uburyo runaka wakwiyanduzamo. Ugomba rero kwigengesera mu gihe uri gukoresha ibikoresho by'isuku umaze gukora umwanda muto cyangwa se umwanda mukuru. Ndetse no mu gihe uri mu mihango ugomba gukora isuku neza ku buryo buhagije kuko kwirinda burya ngo biruta kwivuza. Inama naguha dusoza, jya ukunda kwisuzumisha kenshi kwa muganga w'abagore kugira ngo mu gihe havutse ikibazo uzakimenye kare maze ufashwe. Kuko iyo bagukoreye ecography bituma babona neza aho ibibyimba biherereye n'ubunini bwabyo maze bagafata umwanzuro w'icyo bagukorera hakiri kare. Ikindi kandi wigira ubwoba niba basanze urwaye bino bibyimba, ubuvuzi ushobora guhabwa si ukubagwa gusa kuko hari n'ubwo uhabwa imiti igabanya uburibwe cyangwa se ugahabwa imiti igabanya amaraso menshi uba ufite, ariko kandi hakaba n'igihe hafatwa umwanzuro wo kubikuramo bitewe n'uko babisanze. Icyo gihe nibwo bakora icyo bita myomectomy. Nanone kandi bikaba byaba ngombwa ko babikuranamo na nyababyeyi yose, ariyo twita hysterectomy, mu gihe babona byamaze gukwira hose mu mura cyangwa se babona umura warononekaye. Hariho benshi babwirwa ko bashobora kuba barwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi maze bagatinya kujya kwa muganga ngo batazabagwa. Ariko humura, niyo bafata umwanzuro wo kukubaga ntibivuze ko wakwicwa n'uko bakubaza. Nyuma yo kubagwa ubuzima burakomeza ariko ukaba wakize umeze neza. Ubuzima bwawe nizo mbaraga z'umuryango wawe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza. Ndagushimiye. Tugezeho igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788737815. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.